turongeye turabasuhuje cyane kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi, tubibutsa yuko rwose iyi ngiyi ari Nzuri Market. Iyi ni Nzuri Market, channel y'amahitamo yanyu. Rwose twizere yuko aho muri hose mukomeza kureba ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ngira ngo murabona iyi karitsiye ni karitsiye nziza cyane, mumaze kubimenyera yuko tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, kandi rwose ku giciro cyiza cyane, kandi ikaba ari imitungo ishobora kubagirira inyungu cyane. Reka rero twizere yuko aho uri hose wakanze subscribe. Niba utarabikora kandi kanda subscribe, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification y'ibyo tugenda rwose byose y'ibyo tugenda byose dushyiraho rwose umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, kubera ko Nzuri Business Group Limited murabizi yuko ariyo kampani ya mbere mu kuranga imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nk'uko rero mugenda mubibona ku mashusho, tugenda tubereka yuko dufite Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market nk'uko kuri iyi channel bimeze. Ntabwo rero nabatindira ntatinze mu magambo, mwagiye mubona amashusho y'iyi nzu. Ni inzu ifite ibyumba bine, ikagira salo ndetse na saramanje, ikagira kandi na douche na toilette. Ikirenze ibyo ngibyo rero gikomeye kandi gituma tubenteresa ngo nimuze musure iyi nzu, nimuze musure iyi karitsiye, ni ikibanza irimo, ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa 25 cyangwa se metero 25 kuri 30, uvuga ngo ni metero kare 750. Iki kibanza cyose kandi kikaba gikorotiriye n'amatafari ahiye nk'uko muri kubibona. Iki kibanza cyose gikorotiriye n'amatafari ahiye nk'uko mubiri kubireba. Noneho akarusho, iki gipangu kikaba kiri nko muri metero 200 uvuye kuri kaburimbo nini, nk'uko muri kubireba. Ni muri Kamonyi, ni mu karere ka Kamonyi, hano ahazwi nko ku Ruyenzi. Ni ku Ruyenzi, uvuga ngo iyi nzu iri ku Ruyenzi. Iyi ngiyi ni nk'uko mubibona byari biriho kuri screen yanyu, ni YouTube channel yacu yitwa Nzuri Market. Uraplayinga ariko kandi subscribe, ona nakazogera nakuga kandi ujye ugenda ureba ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nshimire cyane umuvandimwe, umukiriya twabonanye uyu munsi kuva i Rwamagana ashaka ikibanza hano mu mujyi wa Kigali, ariko kandi akagira ati nimero yanyu nayifashe mu myaka 2 ishize nyikuye kuri RBA, kuri televiziyo Rwanda, nari nkibitse kubera ko nabonye muri ab'ingirakamaro. Iyi ngiyi ni Instagram yacu, nayo ni Nzuri Market. Kuri uyu munsi rero tukaba twamuhaye serivisi nziza cyane kandi akagenda yishimye rwose, tumushimire cyane. Uvuga ngo rero nk'uko nari nkibivuga, iyi nzu iri hano ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi birumvikana, ariko ukigera ku Ruyenzi uzamuka kaburimbo nshyashya igihari igenda ikagera ahitwa mu Nkoto. Twitter yacu nayo n'ubundi nayo ni Nzuri Market. Rwose kudufollowing ukagenda ubona ibyo tugenda dushyiraho byose. Iyi nzu ikaba iri muri metero nkeya uvuye kuri kaburimbo nini izamuka igihari ikagera ahitwa mu Nkoto. Iyi nzu ikaba iri nko muri metero 200 nizo nyinshi uvuye kuri iyo kaburimbo. Iyi nzu rero yo ku Ruyenzi hafi na kaburimbo muri karitsiye nziza, mwayibonye, karitsiye irimo ama etage, irimo inzu zigezweho. Tubabwiza ukuri yuko ikibanza gifite 15 kuri 20 cyangwa se metero kare 300 muri iyi karitsiye kigura miliyoni 15. Ariko noneho twebwe tugiye kubaha inzu iri mu kibanza gifite metero kare 750, uvuga ngo ni ibibanza 2 kandi birenga. Inzu ifite ibyumba 4, douche na toilette, ikagira na salo na saramanje, ikaba irimo plafo yose ndetse inarimo sima. Iyi nzu
n'icyo kibanza irimo byose turabibahera miliyoni 28 kandi ziri negosiyabure. Uvuga ngo ni igiciro ntabwo ari amafaranga ya nyuma, ahubwo icyo usabwa ni ukugera kuri tere ukareba ugashima purasema, ugashima abaturanyi, ugashima ikibanza, ugashima inzu, hanyuma nawe ukavuga uti miliyoni 28 mwavuze ni igiciro, nanjye ndabaha 25, 26, 27, gutyo ni urugero. Nawe ukavuga uti ngewe ndatangaye, sibyo, ngenda tanga bitewe nuko nahabonye. Igihari rero ubucuruzi ni negosiyasiyo, ntabwo ari ukuvuga ngo igiciro cya nyuma ni iki. Uvuga ngo twebwe pozisiyo yacu ni miliyoni 28, ariko tukaganira tukagabanya, ziri negosiyabure. Turabizi inzu ni nziza, ifite plafond, ifite sima, ifite ibyumba 4 na dushe na toilette, ndetse isagura n'ikibanza wakubakamo indi nzu cyangwa izindi nzu nyinshi, kubera kurumva iri mu kibanza gifite 750. Nimero ziriho wakunze iyi nzu, ngira ngo ziriho, wazihamagara 0788 48 67 cyangwa se 0782 cyangwa ugasura za mbuga nkoranyambaga zindi wagiye ubona, ukadusaze ku Muhima kuri aho dukorera kuri Shema House. Mbese ahangaha rero twari twabatembereye, hari ku Ruyenzi uzamutse ahitwa kwa Musenyeri, ugakata gatoya nko muri metero 200. Ni ikibanza cyiza cyane gifite metero 750, kirimo n'inzu y'ibyumba 4 na salo na toilette na dushe, kandi biri muri quartier nziza y'ama etage. Inzu rero ntigucike muvandimwe, kubera yuko iri ku kiranguzo kandi rwose ntabwo ihenze, ni ukuyigura uhita winjiramo. Muri Nzuri rero turabakunda cyane.